Tubahaye ikaze. Ukwezi kwa kabiri kwibazwaho mu buryo bwinshi butandukanye. Ese nawe ukwibazaho? Ibi byose tugiye kubisobanukirwa mu kiganiro. Kora like, share, comment, ntiwibagirwe no gukora subscribe, kuko byinshi cyane tugenda tukibazaho mu buzima bwa buri munsi, tugiye kujya tubigarukaho kuri YouTube channel. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe, ubundi tukazabana muri byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye guhera ku kwezi kwa kabiri. Ese kuki uku kwezi kutagira iminsi 30 cyangwa iminsi 31? Ubu ngubu iyi tariki ya 29 Gashyantare abantu benshi bayizihiza mu buryo butandukanye. Batanga impano cyangwa se bagakora ibikorwa byo kwibuka, abandi bakizihiza isabukuru cyane cyane ku bantu bavutse muri iyi tariki ya 29 Gashyantare. Uyu munsi ubuzagaruka gake cyane. Iyi tariki tuzongera kuyigira mu mwaka wa 2028. Birumvikana ko ari nyuma y'imyaka 4. Muri iki gihe igice kinini cy'isi gikoresha icyitwa kalendari ya Gregory yitiriwe Papa Gregory wa 13, wayitangije muri 1582. Kalendari ya Gregory yasimbuye kalendari ya Julian, yari yarabaye kalendari yakoreshejwe cyane mu Burayi. Ubundi kalendari ya mbere yabagaho yari igizwe n'amezi 10 aho kuba amezi 12. Kugira ngo bahuze neza kalendari n'umwaka witwa lunar year, ari wo mwaka ugizwe n'amezi 12, umwami w'Abaroma Numa Pompilius yongeyeho ukwezi kwa Mutarama n'ukwa Gashyantare kuri aya mezi 10 y'umwimerere. Kalendari yabanjirije iyi yari ifite amezi 6 y'iminsi 30 n'amezi 4 y'iminsi 31, yose hamwe ikaba iminsi 304 igize umwaka. Ariko Numa Pompilius yashakaga kwirinda kugira imibare igabanyikana kabiri muri kalendari ye, kubera ko imiziririzo y'Abaroma muri kiriya gihe yavugaga ko imibare igabanyikana kabiri itagira amahirwe. Nuko akuramo umunsi umwe muri buri mezi afite iminsi 30, kuko 30 igabanyikana kabiri kugira ngo bibe iminsi 29. Umwaka wa lunar year wari ugizwe n'iminsi 354, ariko kuyita 354 byari gutuma umwaka wose utagira amahirwe, kuko 354 wagabanyikaga na kabiri. Nuko arawuzamura awugira iminsi 355. Bivuze ko ubu yari asigaje iminsi 56 yo gukora kugira ngo amezi 12 ya lunar year yuzure. Numa Pompilius yatahuye ko ukwezi kumwe kugomba kugira iminsi igabanyikana kabiri. Bitabaye ibyo igiteranyo cy'iminsi yose cyari gukomeza kuba umubare ugabanyika na kabiri. Nuko nguko rero Numa yahisemo Gashyantare. Bahita banayigira ukwezi kuzajya gukorerwamo imihango y'Abaroma yubaha abapfuye, nk'ukwezi kutagize amahirwe kugizwe n'iminsi 28. Reka turebere hamwe noneho impamvu itariki ya 29 Gashyantare igaruka nyuma y'imyaka 4. Impamvu habaho iyi tariki ya 29 Gashyantare nyuma y'imyaka 4 ni ukubera isi izenguruka. Ingano y'iminsi isi ifata kugira ngo irangize kuzenguruka izuba ntabwo ari umubare wuzuye, ubundi ni iminsi 365 n'ibice 242,190 nk'uko byemezwa n'inzu ndangamurage y'umwaka n'ikirere. Impamvu ibyo bice babikuraho nuko igice gitondeka neza ibihe buri mwaka. Umunsi wa 29 uramutse ukuye kuri kalendari, amezi asanzwe na buri gihembwe byahinduka. Ibi byagira ingaruka mu bindi bice by'ubuzima, nko gukura ibimera no gusarura imyaka. Iyo wongeyeho ibyo bice iminsi 0 n'ibice 242,190 ihwanye n'umunsi umwe wuzuye. Niyo mpamvu 29 Gashyantare yiyongeraho kuri kalendari y'imyaka myinshi, akenshi igabanyikana 4, harimo n'uyu mwaka wa 2024. Kubera rero isi ifata igihe kirenze kugira ngo izenguruke izuba, uko imyaka yagiye ishira, amezi ndetse n'ibihe byatangiye kuva mu murongo wabyo, biba ngombwa ko hagenda hongerwaho iminsi ku mezi agize umwaka. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Reka tubonereho no kwifuriza isabukuru nziza abavutse kuri iyi tariki ya 29 Gashyantare. Bivuze ko bazongera kugira iyi tariki muri 2028, aribwo bazongera kwizihiza anniversaire. Mwakoze cyane. Ciao ciao.